Aha nshuti bakunzi ba Fan TV 2050 nkuko mubibona aha turi ni kuri the Assembly of the Bride Church n'itorero rya cyangwa se itorero ry'umugeni wa Kristo rikorera hano mu mujyi wa Kigali. Aha turi ni mu karere ka Gasabo umurenge wa Gisozi. Tukaba twari twaje kureba uburyo insengero zafunguriwe uko byagenze, aho twagiye tugera hamwe hatandukanye nka Dove Hotel twagiye dusanga harimo abatafunguriwe ndetse n'ahandi hatandukanye twagiye dusanga batari bafunguriwe, ariko hano ku itorero ry'umugeni wa Kristo rikorera muri Yerika mu kigo cya Yerika bo batangiye gukora. Urumva ko hari ibintu bidasanzwe, bagiye batubwira byinshi bitandukanye rero ku bigendanye n'uko babashije kwitegura. Murabona ko barabasha gufata abantu umuriro bagakora ibintu byose bitandukanye, bakareba umuriro bafite bagakaraba. Mbese muri make ubona ko ari ibintu bidasanzwe. Hari abakoranabushake bahari benshi cyane batandukanye bagenda bakora uyu murimo wo kugenda bapima bakurikirana uko abantu binjira kugira ngo tubashe kurwanya iki cyorezo cya COVID-19. Ndetse twagerageje kugenda tuvugana n'ubuyobozi bw'iri torero, bagenda batugaragariza byinshi bitandukanye. Ari nabo mwanya mwiza tugiye kuganiraho n'umuyobozi muri iri torero bakunda kwita Gafunga. Tukaba tugiye kumuha umwanya kugira ngo atuganirire uburyo bakoresheje imbaraga bakoresheje kugira ngo babashe kugera kuri ibi byose bagezeho. Nshuti bakunzi ba Fan TV nkuko muri kubibona aha ngaha twari tumaze kubabwira ko turi ku Gisozi, ni mu karere ka Gasabo mu itorero rya The Assembly of the Bride of Christ rikorera hano i Kigali, cyangwa se mu Kinyarwanda ni itorero ry'umugeni wa Kristo rikorera mu kigo cya Iyeka Gisozi. Tukaba turi kumwe rero n'umuyobozi araza kuyibwira, yitwa Gafunga, twibwira atubwire n'icyo ashinzwe mu itorero ndetse atubwire n'uburyo bakoresheje kugira ngo babashe kuba bafunguriye uyu munsi. Ubwo twagiye duca ku nsengero nyinshi zitandukanye tukagenda dusanga batarabafunguriye, arabasha kutubwira uburyo bakoresheje ndetse na strategy bagiye bakoresha kugira ngo uyu munsi bibe byagezweho. Turakwakiriye nyakubahwa Gafunga, mwitwibwira mudatubwira n'icyo mukora mu itorero. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. Yego. By'ukuri koko icyorezo cyateye isi yose kigera no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko turashimira cyane Imana yo mu ijuru ko yabashije kudufasha kuba tugihumeka umwuka w'abazima, na leta muri rusange n'abagize guverinoma na Perezida wa Repubulika bigizemo uruhare rukomeye cyane gufata ingamba zikomeye. Natwe nk'abakirisitu icyo tubereyeho ni ugufasha igihugu. Ingamba twarazifashe koko, tugerageza kubahiriza amabwiriza ya leta, udupfukamunwa turatwubahiriza. Itorero nta muntu nta mwizera n'umwe wakwinjira mu rusengero adafite agapfukamunwa, ariko mbere yuko yagira nako gapfukamunwa kuza mu rusengero ugomba kubanza ukubahiriza ko wakarabye. Yego. Sanitizer turazifite, kandagira ukarabe turazifite, twari ziteguriwe uko amabwiriza ya leta twubahirije. Batubwira amahugurwa abana bacu hari urubyiruko rwateguwe kujya mu mahugurwa turarufite. Muri make ibintu biragenda neza nk'uko bikwiriye, ariko icyo twizera ni uko Imana izakemura iki kibazo tugasubira gusenga tudafunze ubupfukamunwa, tudapfutse iminwa. Ariko ko ari icyateye isi tugomba kucyubahiriza mu buryo bwo kwirinda. Rero dufite icyo bita alcohol. Buri muntu wese ugiye mu bwiherero hari umuntu ubishinzwe kugira ngo poigne ntawakwizera ngo ninde. Yes, exactly. Turagenda tugapompa kuri poigne bira bya aluminium cyangwa by'ibyuma kugira ngo buri muntu wese winjiraho n'abafasheho asohoke afite umutekano mu bijyanye no kwirinda icyorezo cya coronavirus. Ku bindi biriho rero nababwira, urabona nk'abana bari kwandika, urubyiruko ruri kwandika, rwarahuguwe. Turagerageza kwandika mu bitabo byagenwe nk'uko amategeko bisaba. Buri muntu wese akandikwa izina rye, umudugudu akomotse avuyemo, nimero ya telefone, kugira ngo haramutse havutse ikibazo ko ntawamenya umuntu agira aho ashakira uwo muntu wagize ikibazo. Kandi hari n'abahuguwe ku buryo dufite umuntu w'inararibonye wadufasha biramutse bikomeye, tubonye byatunaniye, tubonye neza ko ibintu byakomeye, twiyambaza nimero 114. Yes, Gafunga imyitozo ihagije bakaza bakadufasha. Gafunga rero twagize amahirwe yo kugera aha ngaha dusanga mwe murafunguriwe. Twagumije kwibaza, twagize muri Dove hasengeramo Ntora English Service, batubwira ko batari babafungurira, ndetse batubwira ko hari n'ibyo banga batayibuza. Mwebwe mwakoresheje ihire banga
kugira ngo uyu munsi wa none babe babafunguriye? Ni irihe banga mwagize? Ese ubuyobozi bw'umurenge bwarabasuye, bw'akarere bwarabasuye, nabwo mwatubwira? Ibanga twakoresheje nta rindi, twubatse urusengero rugari. Icyo nicyo cya mbere twebwe dufite. Twubatse urusengero rugari ku buryo espace isabwa na leta muri metero imwe n'igice. Ugeze mu rusengero buri muntu wese ku ntebe ye hari metero imwe n'igice. Umurenge waradusuye, baraza barareba, baradushimira, bashimira ko distance isabwa na leta twayubahirije, kandi abaririmbyi bagomba guhagarara muri metero ebyiri umwe ku wundi, hagati y'umuririmbyi umwe n'undi hakaba hariho metero ebyiri. Dufite n'umuti wabigenewe wo gusukura ibyumba bya muzika, uburyo buri muntu wese aho akora aba afite umuti uhakora wabanje kuhasukura. Ikindi kiriho mikrofone. Kuri mikrofone nta muntu wemerewe gufata mikrofone ya mugenzi we. Buri muntu wese abaririmbyi, buri muntu wese afite mikrofone ye. Mu rwego rwo kwirinda rero nta rindi banga twakoresheje, twashobojwe n'Imana kuko n'abandi turabasengera rwose, nabo Imana izabafashe. Ibyifuzo bya leta niba bishyira mu bikorwa, nabo bafungurirwe n'umwanya wo gusenga. Gafunga, ukurikije uko ubona iki cyorezo kubona gihagaze, uburyo cyiyongera mu muvuduko wo hejuru, ese nk'itorero cyane cyane ko ntashidikanya ko itorero ni ubuzima bw'ubugingo, niko itorero nakabisobanuye, kuko niho abakristo bavana iby'ubugingo, niko Bibiri tubwira. Nkamwe ari ugushaka, ari kurinda umubiri no kurinda ubugingo, mubihuza mute? Murumva muzabihuza mute? Urabona ko birakomeye, mwajyana mwakira abakristo benshi, ese murumva muzabihuza mute kugira ngo muhuze iby'ubugingo ndetse n'ibyo kurinda umubiri? Pawulo yavuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ntabwo imbaraga zacu zagira icyo zikora, ariko imbaraga z'Imana muri twe zizakora igikorwa kandi kizatungana. Usibye kuri twebwe n'isi yose muri rusange, iki ni icyorezo cyabwiriye isi, kandi ntabwo nk'itorero ubwaryo ryashobora kurwanya korona ngo bishoboke, ariko Yesu mu itorero, Imana mu itorero, Imana mu gihugu cyacu, Imana mu isi. N'abanyarwanda kera baravugaga Imana yirwa ahandi igataha i Rwanda. Tugira ibyiringiro ko byatubayeho, Imana ishobora byose igomba kuturinda, ibyo byose bigakemuka. Ubwo wenda ngendeye kuri uwo mugani bivuze ko ikiri ahandi itarataha mu Rwanda, se ubwo nicyo yarahatashye. Yego, tutataha ntabwo tuba turi kumwe turi kuganira kano kanya, n'ubushobozi bwayo butuma njyewe nawe tuganira. Okay, tugeze gatoya hano kuri Gospel Messenger haruguru gato ku kibanza, naho twahageze batubwira ko bo hari bategereje ko n'umurenge ushobora kuza ngo kubafungurira ntiwaza. Mwebwe babafunguriye ryari? Eshe baje ryari? Ni ryari babahubwira bati ejo mwemerewe gusenga? Kuko hari nkaho twageze nka Kimisagara ho dusanga bategereje ubuyobozi bw'umurenge n'akarere, bategereza baraheba. Mwebwe babafunguriye ryari? Bababwiye ko mwemerewe gusenga ryari? Twagira ngo nabwo mutubwire. Twebwe ejo bundi umurenge waraje, abaje kabiri bakurikiranye, baraje baradusura ubwa mbere, batubwira ibyo tugomba kubahiriza, batubwira ibisabwa. Icy'ingenzi twumviye amabwiriza, turagenda tubishyira mu bikorwa, kuko hari liste rero yasohotse yabemerewe bagaragaza ibyo byasabwe ko babyujuje. Twebwe twabonye liste y'amatorero yemerewe gufungura, yemerewe gusenga. Ejo bundi niho twabonye iyo liste. Ejo turitegura ibya nyuma, uyu munsi turasenga. Yego. Okay, turabashimiye cyane Gafunga. Wenda dutangira ntabwo watubwiye icyo ushinzwe mu itorero, sinzi wenda watubwira ntacyo twaye. Usanzwe njyewe umubwiriza w'ubutumwa w'itorero ry'umugeni wa Yesu Kristo. Yego. Iyi niyo nshingano ishinzwe mu rusengero. Okay. Aha rero twari turi nkuko twari tumaze kubivuga mu kanya gashize, ni ku itorero ry'umugeni wa Kristo rikorera hano mu kigo cya Yereka, muri kaminuza ya Yereka ku Gisozi. Twari turimo tuganira n'umuyobozi ushinzwe ivugabutumwa mu itorero ry'umugeni wa Kristo. Yatubwiye byinshi bitandukanye kuri ubu buryo bwo kwitegura kugira ngo duhake iki cyago ndetse tunubaka ubugingo. Nkuko yaramaze kubivuga ati Pawulo yaravuze ngo ashobozwa byose na Kristo umuha imbaraga. Natekereza nabo hari ibyo bashobozwa na Yesu ubaha imbaraga, cyangwa se na Kristo ubaha imbaraga. Turagushimiye cyane ku mwanya mwiza muduhaye, ndetse mukomeza no kwirinda no kurwanya iki cyago. Gusa ntabwo nasoza ntagusabye ubutumwa baha abanyarwanda muri rusange, ndetse n'abandi badukurikiye Fan TV 50 bakurikiye iki kiganiro bari kumva niki wababwira mu buryo bwo kwirinda iki cyorezo, mu buryo bwo kugihashya, n'iki wafasha muri rusange mu Rwanda. Ubutumwa nanjye naha abanyarwanda n'abatuye isi muri rusange, abumva iyi TV,
nababwira ko mu gitabo cyo mu ngoma haravuga ngo niba uzinuka icyaha ugatandukana n'icyaha ugahanga amaso Imana ukareka gukiranirwa kose ugahunga ikibi n'igisa n'ikibi cyose, Imana izumva, kuko uzayisenga Imana izumva iri mu ijuru ibakiriza igihugu. Iki gihugu cyacu rero nidusenga tukazinuka icyaha tukazinuka igisa n'icyaha cyose, Imana izadukiriza igihugu. Kandi igihugu nta kindi ni njye nawe. Ntabwo ari ibi biti. Hatari abantu ntabwo haba igihugu. Murakoze, Imana ikugirire neza. Murakoze cyane Gafunga, Imana igumugisha. Urakoze cyane kubw'ikiganiro cyiza muduhaye n'impanuro zitandukanye n'ijambo ry'Imana, natwe tutabashije kuza mu rusengero ngo tugize akantu dufataho. Murakoze cyane kubw'umwanya mwaduhaye nka Fine TV, turabashimiye cyane. Ibi ni iby'agaciro kuba mugeze ku rugero nkuru nguru abandi batagezeho. Imana ibahe umugisha kandi mukomeze kwirinda icyorezo coronavirus. Imana ibahe umugisha. Inshuti bakunzi ba Fine TV 2050, nkuko twari tumaze kubabwira mu kanya ko twari turi ku itorero ry'umugeni wa Kristo muri Yerika ku Gisozi. Ubu tugeze ku itorero rya ndabona handitseho ngo The Door, itorero irembo Christian Fellowship Church. Niho tugeze aho dusanze imiryango ikinze kuko ntabwo babashije gukingurira, ariko dusanze imiryango ikinze, twabuze n'umuntu twabaza ngo tumubaze uko bimeze, ariko biragaragara ko batari bubahiriza amabwiriza asabwa na guverinoma yo kwirinda iki cyorezo, cyangwa se asabwa na minisiteri. Nk'uko bigaragara urabona ko bagikinze kubera impamvu y'uko batabashije gukora ibisabwa kugira ngo babashe gukingurirwa. Dukomeje ubu nk'uko mubibona tugeze hano naho bita mu Gakinjiro mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo umujyi wa Kigali. Fine TV yakomeje kugenda iraranganya amaso hose kugira ngo igende imenya situation y'uko insengero zagiye zifungura, dore ko bamwe bari bishimiye ko uyu munsi ari bafungurire, ariko kubera impamvu z'ibyo batagiye buzuza uyu munsi urabona ko hano kuri The Door ntago bakinguriwe. Dukomeje rero twerekeza aho bita Gasave ADPI, tugiye kureba naho uko bimeze. Inshuti bakunzi ba Fine TV, nk'uko twari tumaze kubabwira mu kanya gashize, aha tugeze ni ku itorero rya ADPR Gasave. Aha ni mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Nk'uko twari tumaze kubabwira ko tuvuye ku nsengero nyinshi zitandukanye, harimo umugeni wa Kristo ndetse The Gospel Messenger, tuvuye Ntora English Service. Ubu aho tugeze ni Gasave ADPR kuri paruwasi nyirizina, aho dusanze nabo batabashije gukora ku mpamvu zigiye zitandukanye. Gusa ku bigaragara ku maso y'abantu urabona ko ibyo basabwa barabyujuje. Urabona ko hari uburyo bwo gukaraba no kugira ngo abantu babashe gukora isuku bakoresheje isuku, bitegura cyangwa se birinda coronavirus nk'uko bisanzwe, nk'uko inama y'abaminisitiri yabisabye insengero zitandukanye kugira ngo abantu babashe kwirinda iki cyorezo kandi babasha no gukora umurimo w'Imana, ndetse cyangwa se babasha kubaka ubugingo nk'uko itorero ribitubwira. Aha ngaha rero turi nk'uko mubibona ni kuri ADPR. Dusanze nta muntu n'umwe uhari, ariko twifuje kugira ngo tuvugane nawe kuri telefone twumve icyo dutangariza ku mpamvu ADPR Gasave batabafunguriye ndetse n'icyabiteye. Agerageze kuduha muri makeya, gusa tugeze amahirwe yo kubona nimero ya telefone. Reka tumuhamagare tumubaze atubwire mu ncamake impamvu batubafunguriye n'icyagiye kibitera, dore ko hamwe na hamwe hafunguwe ariko bakaba batafunguriwe. Oui pasteur, mwiriwe? Yego, nitwa Mugabo Justin. Yego. Ndi umunyamakuru wa Fine TV 2050. Twari tuvuye ndetse twari turi hano ku itorero ryanyu rya ADPR Gasave aho mubereye umuyobozi. Tuje kureba uko namwe imyiteguro yo kugira ngo mubashe gukora cyangwa se gusenga yagenze. Ese mwasenze? Ariko dutumwe nuko tubagiye dusanga mutakinguriwe. Twibashije byinshi rero ngo tubabaze ese impamvu ni izihe zabiteye, ese hari ibyo mutari mwuzuza ko tubagiye tugasanga imwe biruzuye, ni ikihe kibazo cyaba cyabayemo kugira ngo we kubafungurira? Yego. Abamaze kuzuza ibisabwa bandikira ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo. Yego. Ubwo rero nicyo gisigaye kugira ngo
akarere kadukorera ibaruwa itwemerera. yego Hasohotse amaparuwasi ngira ngo amatorero ageze ku 8 muri Gasabo. yego Muri urwo rutonde rw'amatorero 8 twebwe ntabwo turiho. yego Ariko ubwo turizera ko buriya mu cyumweru gitaha tuzasenga. yego pasite twageze muri Yerika, harimo itorero ryitwa umugeni wa Kristo. Dusanga bo babakinguriye, bamaze iminsi bo ngo bitegura ndetse ngo bamenye mbere yuko iyo baruwa bagomba kuyandika. Nahoze nibaza ese mwebwe mwamenye mukerewe ko mugomba kwandika iyo baruwa, byabagendekeye bite? Tumaze kwibona ku rutonde yego rw'uko ibyangombwa twari tubyujuje nk'uko byasuzumwe n'umurenge, yego bagombaga gutanga raporo mu karere. Tubaho rero tuzi ko ibyangombwa byose tubyujuje ko tuzaterana, ariko nyuma haza gusohoka amabwiriza avuga ko abazaterana ari abafite iyo baruwa nk'uko nayikubwiye. yego Ubwo rero twebwe ibaruwa yacu twemerera niyo dutegereze mu by'ukuri, ariko ibindi byose babibonye ko twiteguye. exactly, nabibonye rwose. Basi turabashimiye cyane rero, murakoze ku mwanya wanyu muduhaye. Ubwo wenda ku cyumweru twizere ko namwe bazafungurira, tuzahagera dusanga muri gusenga ari byiza n'umunezero. Nukuri Murakoze cyane. namwe Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Aha, uyu ni Pasiteri Abias Damien, akaba ari umushumba w'itorero rya ADPR Gasave. Ubwo twavuga ko ari nkawe muyobozi wa ADPR Paruwasi Gasave iherereye mu karere ka Gasabo, umujyi wa Kigali. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Dukomeje ku zindi nsengero zitandukanye, ubwo twagenda tubamenyesha, tubaha amakuru uko bimeze, ndetse tubaha amakuru ya nyayo kandi yimbitse. Mugira amahoro.